Yes guys, nongeye kugoreza ikaze rero kuri The Truth Inside. Ni nk'ibisanzwe rero ni umunsi ku wundi nkuko mpora mbikubwira. Ndakwifuriza wowe amahoro n'imigisha uherereye hose, waba uri muri Leta Zunze za Amerika ndetse no muri Europe ndetse no muri Asia, waba uri muri Africa ndetse no muri East Africa. Ndakwifuriza rero amahoro n'imigisha kuri wowe n'umuryango ndetse n'inshuti zawe, mwege mukunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside guys. Uyu munsi rero nkuko nkomeje kubibabwira cyangwa se mbaramukiye, ndashaka kubabwira ko ibintu ari moto cyangwa se ibintu ari umuriro. Bimeze gute cyangwa se byifashe gute? Ibintu byafashe intera cyangwa se nkomeza kukubwira ko ibintu byafashe undi muriro, ni another level nkuko mu rurimi rw'icyongereza babivuga. Biri ku rwego ruri hejuru guys. Yes, ndakwibutsa rero utarakora subscribe ukandi ahanditse subscribe, aho ubona hari akantu k'umutuku cyangwa se k'umukara handitse subscribe, hakande kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu ku munsi kundi, ndetse nimba gushaka kugira ngo bijye bikugeraho ukande inzogera kugira ngo ikiganiro dushizeho cyangwa se showbiz tuba tukuzaniye ite kugeraho mu kanya nkako guhombya guys. Ikindi nanakwibutsa nanone ujye dusigira comment hasi ubutumwa bwawe, twumve ibitekerezo ufite cyangwa se icyo watwongeraho twabasha kuba twakugezaho. Twinje rero muri showbiz yacu no munsi. Icyo nshaka no kubabwira no kukubwira yuko abarundi cyangwa se mu Burundi ibintu byagiye bifatiye idinera, dore ko batangiye kwibasira East Africa hirya no hino. Music yabo rero imeze nkaho irimo gufata urwego ruri hejuru, nkuko mu Rwanda bakomeje kubivuga ko abana b'abarundi bungo muri no minsi basigaye babikora neza, basigaye bacapa akantu kabisa bakagashira hanze, ubona ko ari umuzigo ukomeye cyangwa se umuzigo uryoheye amatwi guys. Yes, rero uyu munsi nkomeje kubwira yuko cyangwa se twinjiye muri showbiz yacu, nashaka kukubwira ko uyu munsi nakuzane imwe muri showbiz yacu ibintu hirya no hino ndetse no mu Burundi ndetse no muri East Africa hose. Na yindi rero ni gahunda nashaka kukubwira ko kuri RTV cyangwa se mu Rwanda bamaze kwakira bamwe mu basore bibujumbura kabisa, babikora neza, bagaragaza ubuhanga bugiye bukabije cyangwa se bugaragara, aho mbibona kabisa Anita ko nawe aba yaharyoje hamwe na Gitego. Yes guys, Momesho kukubwira rero n'abandi basore nabo bitwa Double J once again ari kumwe no ndi musore bita Kiliku Akili guys. Rero n'abasore rero abasore kabisa ubona yuko babikora neza mu Burundi ndetse no mu Rwanda ndetse no mu Bugande hirya no hino. Music yabo yagiye ifata iyindi ntera cyangwa se yagiye ijya ku rwego ruri hejuru, another level nkomeje kubikubwira. Nkomeje rero kugeza bimwe byagaragaye mu itangazamakuru hirya no hino ku nkuta nkoranyambaga, aho abangaba basore kabisa Double J once again hamwe no bita Kiliku bari kuri RBA babatumiye mu kiganiro kabisa. Wabonaga yuko ari abasore bazi performance cyangwa se bazi ikintu barimo kwinjira muri music wa East Africa. Ni ibintu nkuko nkomeje rero kubikubwira kabisa, abo basore kuko music ubona yuko bashoboye, barabashije abana bibujumbura. Dusubiye inyuma ho gatoya muri showbiz yacu no munsi, muribuka ko music cyangwa se umuziki w'i Burundi wari ugizwe n'abasore bari babiri ndetse cyangwa batatu bari bafite hit mu Burundi. Harimo uwo bita Big Farious ndetse n'uwo bita Kidumo Kibido hamwe n'undi bita Lolilo, n'abandi bagiye bamenyekana nk'aba Chanela hamwe n'abandi bita Sosoke, bagiye bamenyekana muri music cyangwa se industry music yo mu Bujumbura. Baje ubona yuko aribo bifatiye umuziki w'i Burundi. Ariko nono ku bw'uno munsi hari abantu bagiye bagenda baza bavumbuka kabisa, ubona yuko kabisa babashije cyangwa se bashoboye. N'abandi rero niyo mpamvu nashatse kugira ngo uherezeho gatoya kabisa muri sample, dore ko haje no kugaragaramo comment zagiye zigaragara kabisa, bavuga abantu benshi barimo baravuga ati yes, keep it up boys, murashoboye kandi murabashije, nimuzahagarare cyangwa se nimuzacika intege, mukomeze muteze umuziki imbere kabisa w'i Burundi, dore ko ibintu bigenda biryoha cyane. Nuko rero bigiye bigaragara kabisa, dore ko kuri RBA byahiye cyangwa bahatwitse. Ndashaka kugira ngo ngusigiremo gatoya ubanze wiheremo cyangwa utega amatwi wiyumvire kabisa uburyo byari bimeze guys.
ubundi noneho mu kanya twite twongera tugaruke tujya muri comment z'abantu bagiye batanga ubutumwa bagiye bagaragaza kuri ubu butumirwe cyangwa se muri iki kiganiro bari batumiwe kuri RBA. Yes, nuko rero wabyiboneye kabisa yuko hahihahi ababimeze nkaho ari muri Jamaica yohana bahatwitse abasore bahagurumije kabisa hagurumanye kabisa cyane. Rero muri comment zagiye zigaragara hagiye hagaragaramo bamwe umwe mu umuntu witwa ngo Cyuzuzo aho yatanze ubutumwa cyangwa se comment avuga ati ngo cyakoze murashoboye. Undi aza gutanga ubutumwa avuga ati cyokoze Anita yarabyibushye kabisa nagerageza kore siporo agabanye umubyibuho. Yes guys, no gukomeza rero gahunda nuko nguko. Undi nawe aza gutanga ubutumwa avuga ati kabisa ewana mukomeze mushigikire music y'Ubujumbura kabisa dore ko urimo gufata indi ntera cyangwa se ni byiza cyane kugira ngo dushigikire music wa East Africa kugira ngo ubashe gutera imbere. Urakoze cyane. Abandi bakomeza gutanga ubundi butumwa cyangwa se comment hasi ashiraho utu emoji twinshi cyane tw'imitima. Undi nawaza kunagaho utundi twimiriro, unda nagaho utundi dusekeje dufite imitima mu maso kabisa. Mukomeze gushigikira music y'u Burundi kuko ni byiza cyane guys. Undi bita Julian yavuze ati ngo Reba koko kabisa ahagaze bwuma kabisa ibintu bimeze neza. Harimo n'undi waje kuvuga ngati ngo yago mwana w'umurundi kabisa ukomeje natwe kudushigikira kabisa ukomeza aho ngaho. Undi waje kugaragara muri comment rero hari undi wateye comment aravuga ati ngo ariko Kiriku ni mugufi kabisa. Ariko abantu kabisa abantu namwe muransetsa cyane ngo ariko Kiriku ni mugufi kabisa yana ngo rero kunaresha kabisa. Undi yaje gutanga ubutumwa avuga ati yana ngo umuziki w'u Burundi ewana urimo gufata indi ntera mukomeze basora aho ngaho tubari inyuma kandi twiteguye kubashigikira cyane. Undaza gutanga ubutumwa nanone hasi muri comment avuga ati bana namwe mumbabare mukome music yo mu Rwanda dore ko bimeze neza kabisa muhagaze neza ubundi mwabaga hehe. Nuko rero comment zagiye ziba nyinshi cyane kabisa aho nakomeze abo basura ari we double G aka hamwe na no bita Kiriku. Once again kabisa barimo barabikora kabisa. Umuziki w'u Burundi mukomeze kushigikira rero ukomeze gufata indi ntera ni nk'ibisanzwe. Rero nakomeje kubibabwira rero namwe mukomeze kudusigira ubutumwa hasi kugira ngo natwe twumve amwe cyangwa se bimwe mushaka kujya mushigikira umuziki w'u Burundi. Yes, wari uri kuri The Truth Inside rero uri kumwe n'uwo bita Bahatwitse. Ni bisanzwe rero keep in touch turacyari kumwe. Ni bye bye, ciao ciao.